mbanje kwasuza nizere ko meze neza. Dukomeje n'igice cya kabiri cy'uburyo ushobora kwivuga cyangwa cy'uburyo ushobora gutsinda interview y'akazi igihe iri mu Cyongereza. Igice cya mbere twabonyemo ko tuvuga ngo my name is Prince Mugisha, ukavuga ngo izina ryanjye ni Prince Mugisha, kandi ukamakinga sho kuvuze amazina yombi, kubera ko iyo uri kwivuga uvuga amazina yombi, izina rimwe ntabwo ari izina. Tukajya kuri nationality, ubwene gihugu cyangwa se aho turuka, aho ushobora kuvuga ngo I come from Rwanda, bivuga ngo nturuka mu Rwanda. Hanyuma twabonye ko imaze kuvuga ngo nturuka mu Rwanda, guhita unavuga ngo and I live in Kigali cyangwa Rutsiro, bivuze ngo kandi ntuye i Kigali. Ariko tubona neza ko hano ntabwo ushyiraho Kigali buri gihe, ushyiraho akarere kaho utuye. Nk'urugero niba utuye muri Rutsiro wavuga ngo and I live in Rutsiro. Ku mwanya wa gatatu twabonye icyo bita marital status, bivuze uri ingaragu, urubatse cyangwa uri umudivorce. Twabonye ko ushobora kuvuga ngo I am single, bivuze ngo ndi ingaragu and I have no kids, kandi nta n'abana ngira. Cyangwa ukavuga ngo I am married and I have 2 kids, ndubatse kandi mfite abana babiri. Banza umekinga sure ko rero wakoze subscribe, kuko aha ni kuri Mwarimu wambere wageze. Kora subscribe so kugira ngo atazagisoma na rimwe gucika muri rw'icyongereza, kuko tunyuza amasomo y'ingenzi mu Cyongereza. So igice cya gatatu twasanze uvuga ko you talk about your family, uvuga ku muryango wawe, avuga ngo wenda I live with my family, mbana n'umuryango wanjye. I live with my family, mbana n'umuryango wanjye, and I have 4 siblings, kandi mfite abavandimwe 4. Aha hari 4 uhashyira umubare w'abavandimwe ufite. Nuko biba bimeze. So tugiye gukomeza rero n'ibindi bice tutari twagize amahirwe yo kubona mu gice cya mbere. Tugiye gukomeza n'ibyo bice. Iyo uri muri interview y'akazi rero, igice cya 5 aba ari ukwivuga, ukavuga noneho ese wize hehe, wasoje aya mashuri, ufitiye impamyabumenyi, niba warasoje kaminuza ukabivuga, niba ari secondaire ukabivuga. Icyo nicyo gice tugiye guheraho. Agahita hakurikira igice cyo kuvuga niba uri self employed, niba ufite business yawe wikorera, niba wikorera cyangwa niba ukorera abandi, ese niba ukorera ubakoreye igihe kingana iki. Ibyo nibyo twita experience. So I earned my bachelor's degree. Icyo cya 5 uravuga ngo niba warasoje kaminuza, ariko reka duhere ku muntu wasoje secondaire. I have completed high school and wasoje secondaire, uravuga ngo I have completed high school in 2020. Ubwo uvuze ngo nasoje secondaire mu 2020 from, ugahita ushyiraho ikigo, ugahita uvuga from, ugahita ushyiraho izina ry'ikigo, tuvuge esi Rusumo with a certificate in mechanics. Ugahita uvuga n'impamyabumenyi wahakuye with a certificate in mechanics. Ibi ni bimwe mu bice bigora mu gihe umuntu ari kwivuga, ariko ni n'ibice by'ingenzi. Iyo wivuze neza akazi hano uba wagatsindiye. So hari abivuze iki rero? I have completed high school in 2020. I have completed high school in 2020. Nasoje secondaire mu 2020 from esi Rusumo. Nyine nyisoreza kuri esi Rusumo, ariko ubwo hano uhashyira izina ry'ikigo wasorejeho, ahangaho ukashyira umwaka wasoreje. With a certificate in mechanics, nsozanya certificate muri mechanic. Ubwo wowe hano uhashyira certificate wasozanyije. So aha umuntu wasoje secondaire, wasoje kaminuza, we yavuga ngo I earned my bachelor's degree. I earned my bachelor's degree. Ubwo nyine ni nkeka ko bachelor's degree ni lisansi ya myaka 3 ya kaminuza umuntu yiga. Ubu yabaye 4. I earned my bachelor's degree in 2022 from Mount Kenya. In 2022 from Mount Kenya. Bavuze ngo I earned my bachelor's degree in 2022 from Mount Kenya. Bivuze ngo nabonye impamyabumenyi yanjye
nyikuye nyine kuri iyi university ya Mount Kenya bachelor's degree in, akangaha wongeraho ari bachelor's degree y'iki. Ahangaha wakoze ishaka akantu bavuga ngo I earned my bachelor's degree in computer science, computer ugashyiraho nyine ikintu wayibonyemo, computer science. Yes, I earned my bachelor's degree in computer science in 2022 from Mount Kenya. Iyi nero murayuzurisha muhanga. Yes, bivuze ngo nabonye impamyabumenyi yanjye muri computer science mu 2022 nyikuye kuri university ya Mount Kenya. Ukaba uvuze noneho icyitwa education background, ubu maze kuvuga ibyerekeye imyigire yawe. Aba ari cyo gihe noneho cyo kugira ngo uvuge experience yawe, experience ufite. So kwa mutabyanditse mufata pause mukabyandika nta kibazo rwose. So tujye ku gice cya gatandatu cyo kuvuga about your experience, kuvuga kuri experience yawe. So igice cya gatandatu aho ushaka kuvuga ngo I am self employed. Bivuze ngo I am self employed, bivuze ngo ndikorera, utushyira akadomo. Ako utikorera rero uvuga company wakoreye, ukavuga imyaka wayikoreye n'igihe wayikoreye n'igihe wasoreje kuyikorera. So uravuga ngo I have worked for XX, ira X ni izina rya company. I have worked for X for 5 years since. Ako hano ushaka kudashyiraho fo ugashyiraho in of the company, ahubwo hano ukavuga ngo for 5 years since guturuka 2020 till kugeza 2025. Ahangaha bivuze iki rero? Uvuze ngo nakoreye company yitwa XXX, nyikorera imyaka 5 guturuka 2020 kugeza 2025. Ibi nibyo twita nyine experience, kuvuga uburambe bwawe, experience. Yes, this is what we call experience. So be aware of that, ibyo mubimenye. So ikindi gice ni igice kivuga ku bintu ukunda gukora, about your hobbies, ibintu ukunda gukora. Yes, bya bintu ukunda gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igice cya 7 abagukoresha nabyo baba bakeneye kubimenya. To talk about your hobbies, igice cya 7 avuga ngo my hobbies are reading books. Iyo ugiye kuvuga bya bintu ukunda gukora ureba utuntu tw'abasirimu. Reading books bivuze ngo gusoma ibitabo. Swimming, koga. Hanyuma ushobora no gushyiraho n'utundi tuntu ukunda gukora biraho bisanzwe. So ibyo rero my hobbies ni bya bintu ukunda gukora mu buzima busanzwe, bimwe bigufasha kuruhuka. Igice cya 8 nacyo cya nyuma uvuga indimi. Uvuga I can speak 3 languages. Igice cya 8 uvuga indimi. Uvuga aho ushobora ngo I speak 3 languages, bivuga ngo mvuga indimi 3. I speak 3 languages, mvuga indimi 3. Ukavuga ngo English, French and Kinyarwanda. Aha biba bibaye, babwiye ko uvuga indimi 3 ukababwira n'izo arizo. Aha biba bibaye. So nizere ko nta muntu uzongera gukomplaininga ngo atsinzwe interview y'akazi, kandi twarabategura isomo rigaragaza ukuntu byose bigenda bikorwa. My hobbies are reading books, swimming and cooking, wenda no guteka. 8 I speak 3 languages, English, French and Kinyarwanda. Mvuga indimi 3 arizo harimo English, French and Kinyarwanda. So ikintu nshaka kubabwira noneho rero nuko iyi YouTube channel niyo tujya kujya tunyuzaho amasomo cyane muri rw'icyongereza. Icyo twabasabaga no gufata umwanya mugakora subscribe kugira ngo tuzagira isomo na rimwe bacika muri rw'icyongereza. Mbibutsa yuko tubafitiye ibitabo byafasha kumenya ururimi rw'icyongereza mu minsi 30. Rero ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, akaba harimo uburyo bisubiza bemeza ndetse unahakana, byose bikaba binasema mu Kinyarwanda. Mu gishaka mwatubona kuri iyi nimero
0722940129. Mugishaka rwose kuri iyo nimero muhamagaye ibitabo biragera mu kanya nk'ako guhumbya. Thank you so much.